agiye kureba Yesu ngo imbere yabo hari inyenyeri yabajyanaga ibavanye aho bari ngo ibajyana ahantu Yesu yari yavukiye. Ni umwaka bicara bakareba bakavuga ngo noneho tugiye mu nama y'umushyikirano turebe bizagenda bite, bizakorwa bite, ese ibindi bitekerezo bishyashya. Aho ujya uzagerayo niwemera ukayoboza Imana inzira, nta mbaraga n'imwe izakwitambika. Niwemera ukayoboza Imana inzira, izamenagura imbaraga. Umwuka wera akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuboneke kuri iyi channel ya Mama Fortune. Ni umugisha Imana iduhaye, ni nakanya umuntu Imana ibimuhaye, umuntu abakabonye yagashatse bikaba ibibazo, ariko Imana ikadufasha kakaboneka. Nakanya rero Imana ibiduhaye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Intego yacu ngo no kugira ngo ubwami bw'Imana bugere kuri. Biramufasha rero Mama Fortune iyo mugakora ngo subscribe, niko njya numva mu byita, ngo mukanamuha comment, ngo biramufasha. Ariko cyane ngicyo mba nifuza bibaye byiza wabyibyohereza hose, nicyo nge nabisabira kugira ngo ijambo ry'Imana igere kuri buri muntu wari we wese, kandi kugira ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo bamenya bate batabwiwe, ese babwirwa gute donc ni ukuvuga ngo ni ibintu by'uruhererekane. Ngewe ubwiriza ngomba kuba natumwe, niko Bibiliya ivuga. Bavuga bute kandi batatumwe? Ese babwiriza bate kandi batatumwe nibatuma? Ni ukuvuga ngo nge ubwiriza ngomba kuba natumwe, ariko nawe ugomba kuba uhari kugira ngo unyumve. Iyo ngize umugisha rero wowe uzadukurikirana kuri channel ya YouTube ukabyumva ukabyohereza n'abandi, bituma ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu bugera ku ntego yabwo. Dusome ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ezira 8:21 aravuga ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusaho aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba mwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Ndashaka kubabwira ku ijambo ryitwa kuyoboza Imana inzira kugira ngo uzagere iyo ujya. Niyo ntego nshaka kuvugaho, kuyoboza Imana inzira. Mfite utuntu tugera muri 5 nshaka kuza kuvugaho, cyangwa wenda mvuge 3. Imana izongera mu mwanya ngaruke. Ntushobora, umuntu wese uriho arayoboza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Uretse ko kuyoboza byoroshye, utakigera ku muntu ngo umukomange ngo umubaze ngo harya ngo kwa runaka ni he. Ubu haje iterambere, hari ama application ujyamo muri telefone akakuyobora. Numvise mubyita ngo ni location, akakugeza neza ahantu ushaka kugera. Nubwo utanyoboje, ariko wayoboje Google ikugeza aho washakaga kugera. Abatazi ibyo bya Google, ahagarika umumotari akamubwira ati nyobora, ahagarika umunyonzi ati nyobora, ahagarika umuhisi n'umugenzi ati wanyoboye. Nta muntu n'umwe inaha, nta muntu n'umwe ushobora kubaho atuyoboza. Numuzi ko n'umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo azatuyobora neza, azatugeza mu ijuru. Bivuze ko kuyoboza ni ngombwa. Abisiraheli bageze igihe bumva barifuza ko Imana ibayobora ngo bazagere iyo bajya. Bibiliya iravuga ngo bafata abana babo, haleluya, bafata ibintu byabo byose, baramanuka bajya ku kagezi kitwa Ahava. Baravuga ngo tugiye gufata iyi minsi twicare hano tuyoboze Imana inzira idutunganiye. Ndashaka guhanurira ubuzima bwawe uyu mwaka turimo. Ndashaka ko Imana ikwereka inzira igutunganiye.
26, 27, 28, 29, ubwo ni imyaka kuzageza mu gihe imvi zawe zizaba uruyenzi. Akira icyerekezo cy'inzira Imana ikuyoboye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugomba kuyoborwa n'Imana. Ngo bajya ku kagezi kitwa Ahava, ngo bafata ibihe byo gusenga. Ndashaka kuvuga ibintu bigera kuri 3 ushobora gukora kugira ngo Imana ikuyobore. Icyambere, ugomba kwemera neza ko inzira zose uri kunyuramo ukeneye mu kuboko kw'Imana. Ugomba kwemera ko inzira zose ushaka kunyuramo ukeneye mu kuboko kw'Imana. Ukayibwira ngo nubwo nize, nubwo mfite abana, nubwo inzu mba mari yanjye, ariko nkeneye kunyobora. Yobora amarangamutima yanjye, yobora imitekerereze yanjye, yobora ubwenge bwanjye. Itorero abera aho muherereye, ndagira ngo mwongere mushaka akanya mwicare, ndagira ngo mwongere mushaka akanya mufata amasengesho, ubwire Imana ngo nyereke inzira intunganiye, ongera unyobore. Icyambere rero nuko ugomba kwemera ko ahantu hose uzanyura ukeneye mu kuboko kw'Imana. Icyakabiri, naryohewe natangaye ngo hano hantu ku kagezi ngo ni ahantu babwije Imana ukuri, bavuga intege nke zabo. Nimba mwasomye neza mwasanze ko bari babizi ko Imana irwanya abibone, bari babizi ko Imana irwanya abishyira hejuru. Ngo bafata uko kwirarira, bafata kwibona kose, bafata ibintu byose byabatandukanije n'Imana bakubita hasi. Niba ukeneye ko Imana ikuyobora, gira ibintu kubita hasi. Shyira hasi kwiyemera, shyira hasi kumva wabibasha, shyira hasi kumva nawe ubishoboye, shyira hasi kumva hari ibintu ubashije. Gira ibintu ushyira hasi, uyibwire ngo nkeneye kunyobora. Ndi ku kagezi kitwa Ahava, nkeneye kunyobora inzira. Birasaba kubwira Imana aho wagize intege nke hose ugakubita hasi. Icyagatatu, ndashaka kubaganiriza ibintu byantangaje kugira ngo Imana ibayobore inzira. Nugusubira mu masezerano mwagiranye mujya guhaguruka. Ongera ufate amasezerano wagiranye n'Imana mbere yuko ujya guhaguruka. Hari ibintu mwavuganye, irakubwira ngo ninjye ukujyanye, nzagukorera gutya, tuzakorana gutya. Hanyuma wigiye imbere utangira kugenda udaviye, ntiwiyiriza, ntiwavugisha ukuri, utangira kwica umunzani ucuruza wiba, utangira kujya ubeshya, utangira kubwiriza ubeshya, utangira guhanura ibinyoma, utangira mbese wazanye ibindi bintu bishya mutari mwaravuganye ujya guhaguruka. Uzi ikintu bivuze? Biravuze ngo, ibyo bintu biravuze ngo ku kagezi kitwa Ahava ongera uhasomera amahame. Haleluya. Ongera uhasomera amabwiriza. Imana ishimwe. Ongera uhasomera amasezerano mwagiranye mbere yuko ujya guhaguruka. Hanyuma ngo barayibwira ngo noneho twereke inzira idutunganiye, twebwe n'abagore bacu n'abagabo bacu n'abana bacu. Ndashaka kubabwira utuntu rero nsoza. Ntabwo ushobora kuyoborwa n'Imana ngo uzayobe. Mutumye mvuga akantu kandi iyo ngize ibihe byiza mvuga utundi tuntu. Hari abanyabwenge bagiye kureba Yesu ngo imbere yabo hari inyenyeri yabajyanaga ibavanye aho bari ngo ibajyana ahantu Yesu yari yavukiye. Ariko kubera ko hari igihe abantu bibagirwa impamvu zo guhaguruka bakazibagirwa mu rugendo hagati, ngo ntibakomeza gukurikira inyenyeri ngo bakatira kwa Herode. Umva amagambo Bibiliya ivuga ngo bageze kwa Herode inyenyeri barayibura, icyerekezo barakibura. Mukwiye kongera mugasoma amabwiriza mugihaguruka. Mwari mufite inyenyeri ariko mwinjira kwa Herode. Rero ongera usohoke kwa Herode, inyenyeri iracyahari. Bibiliya iravuga ngo bagisohoka kwa Herode barongera babona inyenyeri. Inyenyeri irabajyana bageze ahantu uwo mwana ari, ariko binjiye kwa Herode babuze inyenyeri. Ukeneye kongera ukicara. Okay, reka mbereke ikintu cyiza. Uzafata umunsi ufunga akazi, uzafata umwanya wake konje, uzafata umwanya ufata umwiherero. Ariko mwari muzi ko na guverinoma z'ibihugu zijya zigira umwanya zigashyira abakozi mu myiherero. U Rwanda rwacu bajya bagira ikindi gihe kimwe bagakora inama y'umushyikirano.
ni umwaka bicara bakareba bakavuga ngo noneho tugiye mu nama y'umushyikirano turebe bizagenda bite, bizakorwa bite, ese ibindi bitekerezo bishyashya. Kuki abarokore, kuki abantu dusenga tudakwiye kugera ku kagezi kitwa Hava ngo tuhakorere umwiherero, ngo tuhashyire inama y'umushyikirano, twongere dushyikirane n'Imana, twongere dushyikirane na marayika, twongere dushyikirane n'imbaraga z'umwuka wera, twongere tuyoboze Imana inzira. Ukwiriye gufata konji, ukwiriye guhagarika ako kazi niburi umunsi umwe, ukwiriye gufata umunsi w'amasaha runaka ukaza kuri aka kagezi, Imana ikongera ikakuyobora. Ndaguhanuriye rero, kandi ubuhanuzi nguhanuriye ndabizi burafata mu izina rya Yesu. Niwemera ukayoboza Imana inzira, aho ujya uzagerayo. Niwemera ukayoboza Imana inzira, nta mbaraga n'imwe izakwitambika. Niwemera ukayoboza Imana inzira, izamenagura imbaraga ziri imbere yawe, kuko Imana ntitsindwa. Imana nta muntu ujya uyikoma mu nkokora. Yari yantumye ngo nkubwire, yari yantumye ngo mvugane nawe, ngo ikeneye ko uza ku kagezi kitwa Hava ikakwereka inzira igutunganiwe n'ibyawe byose. Ndagira ngo nkusabe dusenga Imana, ariko nkusaba akantu kamwe. Wanyemerera ugashaka umunsi, wanyemerera ukazafata umwanya ugasenga isengesho ribwira Imana ngo Mana, inzira intunganiye njye n'umuryango wanjye. Urabona udafite ibibazo by'akajagari, ufite ibibazo by'akajagari, ufite ibibazo by'ibintu biri aho ngaho bivangavanze, inzira zawe zirimo ziragenda zipfapfana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo Imana iguhe inzira igutunganiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, kandi mbifurije amahoro y'Imana naho butaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.